Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muherereye hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turabwira ko abaturage bo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange n'Uwarongi barimo gutabaza. Turaza kumenya neza impamvu y'ibibazo by'aba baturage n'icyo bifuza. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gereza ya Kasongo muri Maniema iravugwaho kubura imiti n'ibiribwa ku bayifungiyemo, ndetse hakaba hari abarangije ibihano byabo bagifunze. Ni ibibazo izi mfungwa zagaragarije abagize inteko ishinga amategeko yo muri iki gihugu. Turaza gusoreza mu gihugu cy'u Burundi, aho impunzi z'abanyekongo zitaka ikibazo cy'imisarane n'ibindi bibazo mu mpunzi baherereyemo muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kubirebera hamwe byose. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka mbanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro hano tubagezaho ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu, warakoze cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV. Turanasaba kandi mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora, kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubagezaho nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko hashize amezi 10 yose bavoma amazi mabi, kandi ngo barahoranye amazi meza. Abagaragaje iki kibazo ni abaturage bo mu kagari ka Ambiriri, mu Songati na Rusave ho mu murenge wa Nyarusange. Aba baturage bavuga ko ikigega cyabahaga amazi cyubatse mu murenge wa Muhanga kikayakwirakwiza ku baturage bo muri uyu murenge. Iki kigega cyubatsemo no mu tugari 3 duherereye mu murenge wa Nyarusange. Mukansanga Asorina agira ati, muri aya mezi yose 10 yashize tuyamaze tuvoma ibinamba. Mukashemaso Mutana we avuga ko iki kibazo cy'ibura ry'amazi bamaze igihe barakibwiye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, bukabizeza ko kigiye gukemuka, ariko bagategereza bagaheba. Agira ati, amazi tuvoma ni birohwa, ubuyobozi budusubize amazi meza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange Ndayisaba Aimable avuga ko ingano y'amazi aba baturage bavomaga basanze ari ntoya, biba ngombwa ko bayongera babanje gusana uyu muyoboro. Agira ati, ni umuyoboro bari gusubiramo kugira ngo amazi babonaga yongerwe imbaraga. Gitifu Ndayisaba avuga ko kampani nshya yahawe imirimo yo gusana uyu muyoboro yababwiye ko izabashyikiriza tariki 30 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024. Uyu muyobozi rero agasaba aba baturage kuba bihanganye gatoya, iyi tariki ikagera ubundi bakabona amazi meza kandi abakwiriye. Ngibyo ngayo, reka tunyarukire no mu wundi murenge, ni umurenge wa Rongi uri Muhanga. Naho turababwira ko abatuye mu tugari twa Nyamirambo na Agasharu mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga, naho ni mu ntara y'Amajyepfo, bavuga ko bafite ubwoba ko ikiraro kibahuza cyangiritse, ndetse ko gishobora kuzabateza impanuka cyane cyane mu gihe cy'imvura. Bakifuza ko cyakorwa mu buryo burambye. Nshimiyimana Jean Paul ni umwe mu baturage bo
mu murenge wa Rongi avuga ko icyo kiraro kukinyuraho mu masaha y'umugoroba hatakibona neza bigorana ku buryo ushobora kukigwamo bakifuza ko cyakorwa mu buryo burambye. Uyu agira ati iki kiraro gikoreshwa n'abantu banyuranye barimo nanjye utwara moto ku buryo kubera ko cyangiritse mu masaha ya nimugoroba hatabona bituma amva kuri moto nkayicunga ngo ntagwamo nyuze mu myenge gifite. Nkaba nifuza ko ubuyobozi bwadufasha kigakorwa mu buryo burambye kuko usibye n'ibiti byangiritse no munsi amazi yinjiye mu bisima bitinzeho ku buryo isaha ku isaha cyariduka. Muzungu Ephraim nawe ni umubyeyi ufite abanyeshuri banyura kuri iki kiraro bajya kwiga, akavuga ko kubera ukuntu cyangiritse ahorana impungenge ko cyazaridukana abana bakigezeho, nawe akifuza ko cyakorwa mu buryo burambye. Agira ati mfite abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Nyamiyaga mu kagari ka Gasharu kandi banyura kuri kiriya kiraro ku buryo kwangirika kwacyo gutuma mpora ampangayitse ko bazakigwamo cyangwa hakagwamo abanjye hakagwamo n'abandi, kuko uburyo kimeze munsi ho amazi ya Gisenyi ahereye ku bisima byubatse gitinzeho. Ubuyobozi rero bukwiye kudufasha kigasanwa kitarateza impanuka. Kayitare Jacqueline umuyobozi w'akarere ka Muhanga akaba avuga ko abakoresha iki kiraro baba bihanganye bagakoresha ibindi biraro byubatswe mu murenge wa Rongi mu gihe hari gushakishwa ingengo y'imari yo kugira ngo gikorwe mu buryo burambye. Aha agira ati icyo nabwira abatuye umurenge wa Rongi ni uko turi gushakisha ingengo y'imari yo gukora ibiraro bitandukanye nk'uko twabitangiye. Rero ndabasaba kuba abihanganye bakaba bakoresha ibindi biraro twubatse iwabo birimo n'ibyo mu kirere, ariko kandi ku bufatanye nabo tukaba tugiye kuvugana n'ubuyobozi bw'umurenge wabo, hakaba hakozwe umugano mu gihe hari gushakishwa ingengo y'imari yo kucyubaka mu buryo burambye. Icyo kiraro abatuye mu tugari twa Nyamirambo na Gasharu mu murenge wa Rongi bifuza ko cyakubakwa kikaba gikoreshwa n'abaturage bo mu murenge wa Ruhango n'abandi baturuka mu yindi mirenge bajya kurema isoko rya Mbuye. Ikindi ngo ni uko abarezi ndetse n'abanyeshuri biga ku bigo by'amashuri bya Groupe Scolaire Nyamiyaga mu kagari ka Gasharu no kuri Groupe Scolaire Rongi na Groupe Scolaire Nyamiyaga ndetse n'abiga ku kigo cy'amashuri abanza cya Ntarabana bavuga ko ubuyobozi bukwiye gukumira ibibazo byaterwa n'impanuka yo kwangirika kwacyo. Ahanini bagifitiye impungenge ko mu gihe cy'imvura amazi n'amabuye menshi bimanuka mu mugezi bikanyura munsi y'inkuta zacyo zamaze kwangirika, bikaba rero bishobora kuba bibi cyane. Reka tunababwire kandi ko twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gereza nkuru ya Kasongo iri mu ntara ya Maniema iravugwaho kubura imiti n'ibiribwa kuba yifungiyemo, hakaba ni ikibazo cy'uko hari abakiyifungiyemo kandi igihe cy'ibihano byabo cyararangiye. Ibi bibazo byagaragajwe n'umudepite w'iyi ntara witwa Victor Kikuni ugize itsinda rihuriweho n'abagize guverinoma y'intara n'inteko ishinga amategeko bari mu ruzinduko rw'akazi muri aka akarere ka Kasongo. Victor Kikuni agira ati birababaje cyane kubw'imiterere ya gereza ya Kasongo iri mu mujyi
buryo bubi cyane irasaba gusanwa. Imibereho y'abari muri gereza ni mibi cyane, nayigezemo imbere nabonye abantu baryama hasi ku butaka nijoro nta buriri na matera. Radio Okapi dukesha inkuru ivuga ko uyu mudepite nyuma yo gusanga harimo ikibazo cyo kubura imiti n'ibiribwa ndetse hakaba hari abarangije ibihano byabo nyamara bakaba bagifunze, yasabye ko iyo gereza yahindurwa ikajya mu buryo bukwiye kuko ngo ifite ibibazo byinshi. Reka tugana ku musozo w'izi nkuru twerekeze ikinama ni mu gihugu cy'u Burundi. Aha haravugwa ikibazo cy'imisarane yangiritse mu nkambi y'impunzi z'abanyekongo iba muri ako gace. Inkambi ya Kinama iherereye mu karere ka Gasorwe mu ntara ya Muyinga mu burasirazuba bw'u Burundi, icumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 7. Kuva yashingwa mu mwaka w'2002 iyi nkambi imaze koherezwamo impunzi nyinshi, zimwe zagiye zituzwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada no muri Australia. Nubwo bimeze bityo ariko ngo imibereho ni mibi ku bakiyibamo, by'umwihariko ku bijyanye no kubona ibikorwa remezo bihagije by'isuku. Ibi ni amakuru yatanzwe na SOS Media Burundi. Imisarane yangiritse rimwe na rimwe idafite inzugi kandi yohereza umunuko udashobora kwihanganirwa. Ibi ngo birahangayikishije cyane ku bari muri iyo nkambi n'abayituriye. Muri iyi nkambi hari imisarane idafite inzugi bigatuma abayikoresha badakingirwa amaso y'abantu. Umunuko uva muri iyo misarane ntiwihanganirwa bigatuma kuyikoresha biba ikintu cy'ububabare n'agahinda kuri bo. Zimwe mu mpunzi zihaba zigira ziti birakabije gukoresha iyi misarane, nta nzugi igira, buri wese ashobora kubona ibyo turimo gukora. Biradusebya kandi binateye ubwoba kuko iyi misarane ishaje cyane ishobora kugwa cyangwa se ikagwishamo abantu. Indi mpunzi iganira na SOS Media Burundi yagize iti sinshobora kujyana abana banjye mu musarane kuko baratinya, ntabwo bakunda gukoresha iyi misarane idafite isuku kandi itagira n'inzugi. Ni ibintu kandi byemejwe n'umukozi mu rwego rw'ubuzima ushinzwe iyi nkambi ya Kinama, aho agira ati iyi misarane ititabwaho neza ishobora gutera indwara nyinshi. Byongeye kandi kutagira inzugi byongera ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'ibindi bibazo bijyanye no kubura ubuzima bwite. Yongeraho ko abana ari bo bibasirwa cyane, akenshi bahura n'indwara nka diyare cyangwa korera kubera ikibazo cy'isuku nke muri iyo misarane. Asaba ko imiryango ifasha abagira neza yagira icyo ikora kugira ngo hongerwe isuku mbere y'uko iki kibazo gihindura icyorezo gikomeye muri iyi misarane. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho, turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu kugira ngo amakuru agere hose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 inimero yakira ubutumwa gusa, ubundi tukaguhamagara mu gihe bibaye ngombwa. Nitwa na Cretine Rushwa. Ndabashimiye cyane, mwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe muhaye kandi muronke.